ibyo nibyo bibatunze. nibyo bidutunga. Twitwa Nana Trending TV. Dusura abantu bafite ubuzima butandukanye butangaje, akaba ari niyo mpamvu nawe twashakishije uburyo bwose kugira ngo tubashe kukugeraho. Muze turagira ngo utubwire uku kuntu ubayeho, tubwiye ko ufite umuryango, turagira ngo uducire mu ncamake. Muri make twagusuye twasanze ntabwo wigize uza kutwakira uri kugenda n'amaguru yawe. Kubera iki utagenda n'amaguru yawe nyirizina ugenda ukuruza ikibuno? Bambwiye ko ubu maze imyaka 3 waragendeshaga amaguru yawe. Mbere yuko umera gutya turagira ngo tubwire, mbere yuko umera gutya nyirizina wakoraga iki? Cyangwa nk'ibigo bya leta wenda ngo ugerageze gutyo babyange ariko wabikoze? Abagiye bangeraho bake, ariko mu bantu bangezeho ba mbere bashoboka mbona bamfasha. Hari abazi ikibazo cyanjye ariko nawe na madamu bivuze ngo ni umuryango w'abantu 7. Ese muze aho hantu hanze bakubwiye kwifuriza nahagana, cyangwa uburwayi warabuvukanye wenda no kuri kubiduhisha? Uraho neza? Komera cyane. Urakomeye? Muze nuko ukuntu umeze nuko bakundangiye, nge bakundangiye ngira ngo wenda ubasha no kugenda. Hano reka tuve mu muryango wawe. Hano se hari ikibazo tuhaganire, turifuza kukuganiriza kuko twifuje kugutemberera. Ndagira kamerama ugerageze rwose ukaragaze umusaza neza kugira ngo tuze kuganira, wenda turebe ko hari ikintu byamara. Muze uraho neza? Ni karibu se? Aha hantu se imbuga yawe, aha hantu se umuntu arahicara ntaribira? Okay. Ese ubana n'abana hano? Ubana n'abana n'umuryango? Reka nkiherezera. Umwana bite? Amakuru? Muze usuri bubashe kwigira hano imberera kugira ngo tuganirire hano hagaragara aho hantu. Ndabona hasa nkaho. None se muze wenda ndagira ngo tuze gusa nk'abegeranye. Turagusuye nibyo, sinzi niba hari wari wanakubwiye ko twenda kuhagera. Kuko umuntu waturangiye ntekereza ko yigiza kuvugisha. Turavuga duti rero tugomba kuza kugusura. Nese ndabona utaha ahantu mu musozi. Aha hantu muhava gute? Nk'iyo ukeneye nko kujya kwa muganga bigenda gute? Ni ugutega, yagize amahirwe nkabona ibiceri ndatega nkajya kwa muganga. None se ndi kwibaza kuko nazamutse bikomeye cyane kugira ngo ngere hano, byamfashe ingufu nyine zikomeye cyane kuko umuhanda nawutaye epfo cyane kugira ngo bagireho hano. Ubundi aha hantu muri aka gace twagusuyemo kavukire yawe cyangwa wenda wahaje nyuma? Wahaje nyuma. None se ubu ngubu nyirizina kugira ngo wahaje nko mu wuhe mwaka tubwire? Ngiye kwamara imyaka nka 15. Imyaka 15. None se waje kuhatura ufite buno burwayi? Wenda nubwo tutaragera ku buryo bw'ubu burwayi ariko turagira ngo wahaje nyuma. Waramaze no kurwara cyangwa wenda wari utararwara? Ntararwara. Cyangwa uburwayi warabuvukanye wenda no kuri kubiduhisha? Ntago mbizi, nanjye nagiye kwa muganga nsanga ari uko bimeze. Kamerama nyaboneka rero ndagira ngo byatangiye nko kuza kugira ngo bukure bumere gutya mu buryo buteye ubwoba nka gutya, kuko uko kuntu mbibona wagira n'umwenda wambaye kugira ngo nyine bize birinde bisa bitya bigaragare kuri uru rwego rutangaje nka gutya. Byaje ryari? Ugeze nko mu gihe cy'imyaka ingahe? Imyaka nka 18 byaje bisa neza. Ubu byajemo imvi kubera no kugenda nsasa.
Oya, kusa neza nta kibazo, no kuzamo imvi nta kibazo, ahubwo ku myaka 18 n'ubundi gutya bimeze niko byari byabaye, ubwo bivuze ngo byari bikiri umukara. Byari bikiri umukara ari byinshi nka gutya bipfutse amaboko, intugu, inda no mu mugongo, biho no mu mugongo ho nabonye ari byinshi cyane kurusha n'imbere. Byatangiye kuza kugaragara ibimenyetso cyangwa kugaragara ko bifite mu myaka 18. mu myaka 18 20 byatangiye kuza, ubwo bigenda byiyongera, byagiye byiyongera uko ukura. None se mu buzima busanzwe ntabwo bijya bikubangamira wenda ngo usange mu buzima bwawe bwa buri munsi usange birakubangamiye, wenda bigutera ipfunwe nk'uko kuntu wenda nko mu bwana, guhera nko ku myaka 18 nta hantu byigize bigutera nk'ipfunwe bikagaragara nk'ikintu cy'icyasha kikakubangamira? nyine bitangiye kuza nabaga numva ko ari ikibazo, ariko naje gusanga ntacyo bintwaye, kuko byagiye bimera bakambwira ko no mu mugongo bifite, ariko simpareba neza, ariko ubundi rero byangira ubushyuhe nyine bwinshi, binsaba no kugira ngo nkarabe gutyo. Ahubwo nge nibajije impamvu nyine twaje, nibyo wenda tugusanze mu rugo, twari twibajije wenda ko ari ukwikura agapira bisanzwe. Ese kubera iki nyine nka gutyo ubutashyizeho? Ndabibona ko ukuze n'ubundi, usibye n'uko kuntu mbona umeze, n'uko kuntu wenda ugenda ukuruza ikibuno, wenda kubera uburwayi wenda ntaratangira kukubazaho, kuko ni nayo ntego nyamukuru kugira ngo utubwire kubera iki nyine wenda uba utambaye agapira. Ni ukubera ko utabishaka? Ni ukubera ko ubushyushye by'icyokere bisanzwe, cyangwa ni ukubera ikibazo cy'ubu bwoya? Uburwayi buntera ko mashyushye, uburyo n'imyenda ahari numva nayikuramo, ariko nambara gutya kuko mba numva mfite bintera gushyuha cyane. Bigutera gushyuha cyane ku buryo utabasha kwambara umwenda? Nta umwenda no kwambara rimwe na rimwe. Bifite ahantu bihuriye n'ubu bwoya cyangwa n'ubu burwayi bwawe wifitiye? Mbere narambaraga, ariko ubu ngubu ubwo burwayi bumaze kuza ndatangiye kumva ngira ubushyuhe, sinambare nkakunda kuba nambaye gutya. Nese muze, reka wenda mu by'ukuri turagira ngo tubwire kandi utubwize ukuri. Twagusuye aha, ni twebwe twitwa Nana Trending TV, dusura abantu bafite ubuzima butandukanye butangaje, akaba ari niyo mpamvu nawe twashakishije uburyo bwose kugira ngo tubashe kukugeraho. Muze, turagira ngo utubwire uku kuntu ubayeho, tubwiye ko ufite umuryango, turagira ngo uducire mu ncamake, muri make twagusuye twasanze ntabwo wigize uza kutwakira uri kugenda n'amaguru yawe. Kubera iki utagenda n'amaguru yawe nyirizina? Ni uburwayi nyabaki, ni uburwayi bwoko ki butuma umeze gutya ugenda ukuruza ikibuno? Bambwiye ko mfite kanseri mu ruti rw'umugongo. Ufite kanseri mu ruti rw'umugongo? Ntabwo ituma uhaguruka? Ntabwo ituma mpaguruka, nyine nuko nyine kubera ko nkibasha kugikora. Karabaye noneho mwaka Banyarwanda, reba ibintu twabanjemo, urebe ukuntu twigiriye mu biganiro bisanzwe. Nge numvaga wenda ari nk'uburwayi bwaje pararize kubera gukura n'ibiki, ariko numva bya bintu biri serious. Nese muze, nubwo twatangiye wenda utatwibwiye, abantu hariya bafite amatsiko yo kumenya ngo uri muntu ki, witwa nde, ese uri umupapa ufite umuryango, birumvikana. Ese umuryango wawe w'abana bangahe? Ese ufite madamu? Ibintu nk'ibyo turagira ngo utangire n'ubundi noneho utwibwire, utubwire uwo uri we nyirizina, uko witwa nyirizina, noneho utubwire ubuzima bwawe muri rusange bumeze gute, uze no kugaruka kuri iki kibazo cy'uburwayi natubwira igihe cyaziye. Yewe mfite umudamu n'abana. Tangiro muri make utwibwira. Yewe umudamu n'abana, mfite imyaka 56. 56? Ko bitagaragara cyane se? Nyine nuko buno burwayi, ariko ubundi ntacyo narimbaye, ariko ubwo ngubwo nyine ukora nuko nyine byaranze. Ubu ngubu ufite umudamu n'abana. Ese ubu ngubu ufite abana, umuryango w'abana bangahe? 5 mu rugo. Muri abantu 5? Twese. None se muze,
abantu batanu n'ubu buryo wenda mbona ndagira ngo tubwire muri rusange mubayeho gute muri ubu buzima nawe mbona umeze gute muri ubu buzima nyine mbere ngifite imbaraga byarakundaga none ubu byatangiye kwanga urumva ariko nta zindi mbaraga ziba zihari ubwo ni uko nyine bimeze. none se ubu burwayi nyirizina bwa watangiye kubugira ryari cyangwa watangiye kutabasha kugendesha amaguru yawe kuva ryari? ngiye kumara nk'imyaka imyaka 3. ubwo duhereye mu 2025 dusubira inyuma gusa 2021 na kabiri bivuze ngo umaze iyi myaka yose umeze gutya. none se kuki kwa muganga ntago wabashije kujyayo ko wenda mbere wari muzima nk'uko wabitubwiye buno burwayi bwawe ntago wigize ujya kwa muganga wenda ngo babe bagira ikintu bagufasha? ni indwara mfite ntago yavurirwa hafi aha ngaha bisaba kuba najya kure kandi nta bushobozi mba mfite. Karabaye mwababyeyi mwe mwabantu mwe banyarwanda banyarwandakazi namwe muri mu ntara ya 5 ya 6 y'u Rwanda ariyo diaspora hano turi muri aka gace ka Karongi. uyu mubyeyi niho tumusanze atubwiye ubuzima bwe bw'indwara bamusanzemo ya kanseri y'uruti rw'umugongo ituma atabasha guhaguruka ahantu ari, atakibasha kugenda n'amaguru. afite umuryango w'abana 5 nawe na madamu, bivuze ngo ni umuryango w'abantu 7. babyeyi ubu ngubu ngo mu Rwanda no cyabitaro yagerageje kwivurizamo hano mu Rwanda nta kintu byabashije kumufasha, ngo umuti wonyine ushoboka nuko bamubwiye ko agomba kwivuriza hanze. ese muze aho hantu hanze bakubwiye kwifuriza nahagana? bakubwiye kandi nta bushobozi mfite. Karabaye. none se hari imiryango yigize runaka, kuko hari imiryango ishinzwe gufasha imbabare, gufasha abantu batishoboye cyane nguko nk'icyo kibazo, hari ubwo wigize ugerageza kuba hari imiryango yigize igerageza kugusura wenda nk'iri bikorera kwa muganga ishaka imbabare zidasanzwe kugira ngo bazifashe, iyo miryango izifashe? hari imiryango yigize igerageza cyangwa hari nk'ikigo runaka wigize ugerageza gusabamo ubufasha cyangwa nk'ibigo bya leta wenda ngo ugerageze gutyo babyange ariko wabikoze? abagiye bangeraho bakeya ariko mu bantu bangezeho ba mbere bashoboka bona bamfasha ubuvugizi ni mwebwe. reka abandi nabo bagiye hari abazi ikibazo cyanjye ariko icyo byagiye bitanga. Karabaye. nta kintu byagiye bitanga. ubu maze imyaka 3 waragendeshaga amaguru yawe. ubu mbere yuko umera gutya turagira ngo tubwire, mbere yuko umera gutya nyirizina wakoraga iki? nakoraga akazi ko kubaka. wakoraga akazi wari umufundi? nawe umufundi. none ubu ngubu niba warakoraga wenda kugira ngo umuryango ubashe kubaho, mubashe kubaho muri rusange, uko mbibona n'ubundi ndabibona ko muri abantu batifashije, nubwo wenda bishobora kuba byararushije gusubira inyuma, cyangwa imbere mwari mwifashije wenda biza kugenda bisubira inyuma se? byagiye bisubira inyuma kuko imbaraga zabaye nkeya. ubwo rero urumva nta kundi byari kugenda. none amafaranga yo kwivuza no kugerageza kujya kwa muganga nyirizina, amafaranga wayakuraga muri ubwo bwubatsi bwawe cyangwa ayo yo kwivuza byagusabye kugira ibintu utanga? kwivuza nyine byaranze kubera ko nayabagamo ni makeya, nta n'akazi mbona, nta n'ingufu. ubwo rero urumva nyine nahimana ukuntu bizagenda nyine n'ubushobozi bw'Imana. ko numva binshanze. none se muze ubu ngubu nyirizina ubu mubayeho gute? aka kanya muri kubaho gute muri iyi myaka 3 mubaho? burya nyine dusanze iyo yagize ikiboneka turarya, yakwanga nuko.
basi se umudamu wawe we hari ikintu wenda akora wenda kugira ngo mubashe kubaho cyangwa hari ubundi bufasha bwo ku ruhande mubona butuma mukomeza gusafayifinga buzima? utuntu duke yakora nyine ariko nabwo ntabwo yabishyitse cyane. Akora iki? Kudandaza ni dukeya, abonye ikiraka nyine arakora. Shuwa muze kunteye agahinda cyangwa se unteye kumva ibintu bindenze. Nuvuga ngo umudamu wawe ubu ngubu ubu arahari hano mu rugo se cyangwa ubu yagiye gushakisha? Utuntu abacuruza ni uduki? Ni utu ngutu tw'inyanya n'imboga cyangwa? Ararangura agakora nuko nyine bimeze. Ibyo nibyo bibatunze? Ibyo bibatunze. Ko aka kanya nicyo kintu nabasha gusa nkaho mvuze. Banyarwanda abakunzi ba Nana Trading TV, ndagira ngo nka wa mutima wacu twifitiye kandi dusanganywe mu by'ukuri, ndagira ngo uyu muntu niba hari ikintu twamufasha, ubona hari ikintu wamufasha, afite kanseri ituma atabasha kugira ikintu akora, nawe ubwe ntabasha guhaguruka. Murabizi ko twagiye dufasha abantu benshi batandukanye, tukabakorera ubuvugizi, tugateranya natwe ubwacu tukabavuza cyangwa tukabakemura ikibazo. Aka kanya munsi Nana Trading TV ubu ngubu ni mu karere ka Karongi, muri aka gace bita muri Kongo, ni mu misozi niho twasanze uyu mubyeyi. Tuba twagerageje nyaboneka gushaka amakuru no gutembera kugira ngo tugende tubagerera aho mutabasha kugera aka kanya, tubagaragarize n'aho abandi bantu batabasha kugera, batazi ko ibyo bintu bihari. Uyu munsi turi mu karere ka Karongi. Ongera utwibutse amazina bwite muze. Amazina yanjye ni Henry Gaspard. Ati cyoye n'ibyo banyita ariko bakunda kukwita cyoye, ariko iryo rya cyoye ryo rishingira no kugaragara guhera no mu bwanwa. None se ubu ngubu nabonye hano ufite utwana nka kamwe kanzaniye intebe. Utu ni utwana twawe turiga? Biga bati? Biga gutya mu mashuri ya leta hano tuyatishyuza? None ubu ngubu babona inifomu imbere y'ifite imbaraga barabibonaga, ariko ubonye neza bigenda bikora. Mwese muze nyirizina turagira ngo ibitaro wagerageje kwivurizamo ni cyangwa wenda waba ufite nk'impapuro zo kwa muganga wenda ngo uzituzanire niba bishoboka, hanyuma tube twakereka abanyarwanda nyirizina. Ndabona yaranazifite karabari. Muze ibi bintu se ko muna biri seriye cyane? Izi ni zo kwa muganga. Nabyeyi dore impapuro zo kwa muganga. Dore none se ko hano mbona handitseho amafaranga, nayo wagiye wishyura? Makeya nagiye mbona 300. Nise ko mbona ugiye mu mezi atandukanye, aha aya mafaranga wabaga wayakuye ko mbona ari menshi muze? Ni mbere nyifite imbaraga nari nyafite kera. Murebe namwe murebe kabisa. Cameraman izere ko ibi bintu uri kubibona. Ibintu nizere ko uri kubireba kweli. Izi ngizi ni impapuro zo kwa muganga. Ni impapuro zo kwa muganga yagiye yivurizaho agifite ubushobozi, ariko ubu byaka kanya ubushobozi bwarakamye kuko cyane ko
nta n'ikintu akora ubu aka kanya, nta kazi afite akora gatuma akomeza gusavayivinga cyangwa se kuba yakomeza kwivuza no mu bindi bitaro byisumbuyeho. Ahangaha afite ordonnance cyangwa se recommandation transfer igaragaza aho agomba kujya, kuko dore ni India sinzi niba murimo murabireba neza, India yo kujya mu Buhinde. Aka kanya nta mu bigaragara nk'uko tubibona twese, usibye abantu, usibye no kuba ari umutima mwiza cyangwa se abantu twese tugashyiraho akacu, mu Buhinde mu by'ukuri ntabwo yabasha kwijyanayo. Niba ubona hari ikintu wabasha gukora kugira ngo uyu muntu abashe kujya gushiririza, cyangwa se niba hari ikintu ubona hari uruhare wagira kugira ngo uyu muntu yongere guhaguruka, abashe gushakashakira umuryango we kugira ngo babashe kongera kubaho, mu by'ukuri urakenewe hano hantu. Uruhare ni urwawe, uruhare ni urwawe. Ndi MC Panasha, hano ni kuri Nana Trading TV. Nyaboneka urukundo rwanyu turarushimira cyane, ibyo mwakoze nibyo byari bikaze. Ntago rero ibi ngibi aka nakantekereza ko atari ikintu gikomeye cyane nkurikije uko tungana twese. Niyo byaba ari igiceri cy'ijana ubonye, ndabizi umubare w'abantu bo kuri Nana Trading TV bakurikira ibiganiro ducishaho umunsi ku wundi, ndabizi ko turi benshi cyane ku buryo nubwo byaba ari ubushobozi abukeya buke tubuhuje byagira umusaruro. Ikindi kintu cya kabiri, ntabwo dukennye kuri Nana, ntabwo dukennye. N'umuntu umwe ubwe ni ikintu yakisimama usibye umutima wonyine, ariko niba ubona hari ikintu wagira ute wabasha gufasha uyu muntu, turagira ngo nyaboneka hano muri aka karere uze ushyire ibuye ryawe ku rindi. Nge nahageze, amakuru yose uyambaze, nakweretse umuntu, nakweretse buri kimwe cyose. Mu by'ukuri turagira ngo uruhare rwawe rube ingenzi, uruhare rwawe, ibuye ryawe uzurigereke ku rindi. Nyaboneka nese muzehe, ubu ngubu wenda uratubwira uti haramutse habonetse wenda utubwiye ko ufite imyaka 50, ubu ngubu uramutse ukize, sibyo? Ubu wakongera wenda wakongera kujya gushakishiriza umuryango nk'uko wari usanzwe ubikora? mbaye ndetse n'ubundi n'ubundi imbaraga ntiziri gushira cyane, gushira nyine ndi gusaza, ariko yari yose umuntu ari muzima ntabura n'ikindi akora. Muzehe, akangi rero ni agakozi, ndagira ngo nawe akiri impapuro zawe, ndagira ngo nawe ugire ikintu wisabira abantu badukurikiye. Hari televiziyo yaje gusura kandi wawe, gira ikintu babwira cyangwa ikintu basaba, turagira ngo bibabwire ubareba. Abantu bafasha kandi imbaraga zabaye nkeya, rero umutima nyine gutabara nuko byagenda. Ababyeyi banyarwanda, nkawe ku giti cye nk'uruhare rwe, turagira ngo wumve uko abivuga, ubyumve birushijeho kuruta uko gutya arimo arabivugamo, kuko birenze uko twakabaye ubundi tubivuga muri make. Ahangaha turi ni mu karere ka Karongi. Nese muzehe, ubu ngubu nyirizina amaguru yawe nabonye uri kugendesha kino gice cyo hejuru, hamwe ntihakora, bivuze ngo iki gice cyo hepfo nticyumva, ntikintu nuba wumva n'ubutumva.
ubonye imiti nta kundi buryo bwo kuwubona usibye bino mbonye kwa muganga bakwandikira. Ugize amahirwe abona ubushobozi bwo kujya kwivuza yakunda. None se kuba izi taransiferi izi ordinance zo kwa muganga uzimaranye igihe kingana iki? Uburwayi natangiye kwivuza n'inzu bagibanye Baba sikuzi bimaze imyaka 3 kuva ubwo ngubwo rero baguhereza zino makuru wari cicikiye nta nubwo wigize ugerageza cyangwa baragusezera kwa muganga bakubwira ko ari ubwo buryo bwonyine? Ubwo buryo bwonyine kuko nta bundi bushobozi bwari buhari. Ariko ntacyo abantu barabireba kuko abantu bazareba iki kiganiro kuri no televiziyo yacu, kuri no chaîne yacu ducishaho amakuru anyuranye, kandi icyo ugomba gufasha ugifashe. Nicyo kintu twakubwira. Ahangaha twaje gusura muzehe Cyoya, nanjye niryo nafashe, uraza kwihangana kuko ari ryo naje ndangisha, niryo batubwiye cyane cyane, ubwo nta kundi. Muzehe turagira ngo utubwire nimero yawe. Ugira telefone ubundi? Telefone ndayigira. Ugira telefone? Ndayigira ariko na nimero yanjye nayo babwira. Ngatubwire nimero yanjye ni 078 615 43 97. Ongera bisubiremo. 078 615 43 97. Nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba tugendana umunsi ku wundi hano kuri Nana Trading TV. Urugendo ntiruba rworoshye. Iyo ni nimero ye ya muzehe Cyoya nk'uko mwabibonye, niryo azwiho kuko ariko bamuhamagara, nta kintu bimutwaye nimbivuga, ariko iyo ni nimero yiwe. Nawe aho uri hose, aho uherereye hose, ukurikiye kino kiganiro cyangwa se ukurikiye ino televiziyo yacu ducishaho izi nkuru zitandukanye zimva mutima, nta kibazo yabikwemeye. Ahubwo uragerageza uze gusubira inyuma, uraza gusubira inyuma kugira ngo wisanzure rwose, ube utureba neza. Sinzi niba nanjye uri kundeba. Muzehe, aha rero ahangaha tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twagutembereye kugira ngo tuze kuganira, tuze kukuganiriza muri make, twereke inkuru yawe abanyarwanda, kuko tujya tubikora. Wenda nawe uyu munsi ni wowe. Abanyarwanda rero turasoje, turagira ngo usezere abantu bari bakurikiye kino kiganiro, basezere mu magambo yawe. Murakoze, Imana ibagirire neza. Haya basi, njyewe twari turi kumwe hano mu kiganiro, ni MC Panasha nk'ibisanzwe, mu nkuru zitandukanye dusanzwe duhuriramo. Uyu munsi twasuye muzehe Cyoya, umusaza ubana n'ubumuga bwa kanseri turi mu mugongo. Afite ordinance cyangwa se taransiferi, ordinance zo kwa muganga, taransiferi bamuhaye kwa muganga ko ino kanseri nta bundi buryo yakiramo cyangwa se yashirizwamo usibye gusa kujya mu kwivuriza mu Buhinde. Ubwo bushobozi rero bukaba nta buhari, ariko twebwe ubwacu turi ubushobozi, tufite ubushobozi. Niba hari ikintu twakora n'ubundi tukwiye kugikora. Rero muzehe turagushimiye, tugeze ku musozo w'ikiganiro. Reka tukubwire ngo urabeho. Sinzi niba wenda wakongera